Ni amakuru yagiye atungura abantu benshi cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye. Abantu benshi cyane barimo baragenda bahererekanya amafoto y'umunyeshuri watunguye abantu ubwo yari ari mu kizamini cya leta maze ahita abyara umwana. Murabizi rero ko muri iyi minsi abanyeshuri bari mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye, ubwo ndavuga abazajya muri kaminuza basoje umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, kandi nkavuga n'abiga muri trokome bazajya mu masekisiyo bahisemo. Ibyo rero murabizi rero ko abo banyeshuri bose bari mu bizamini bya leta. Rero ubu ngubu haje gutungurwa n'umunyeshuri wari mu kizamini cya leta noneho ahita yibaruka umwana. Ese byagenze gute kugira ngo uwo munyeshuri abyare mu buryo butunguranye? Ese abanyeshuri bagenzi be batangaje iki? Ese ubuyobozi bw'ishuri bwo bwaba bwatangaje iki? Ese bino byabereye hehe? Bino byose rero muragenda wibaza, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho mu ntara ya Ngozi, ubwo ni mu gihugu cy'u Burundi muri komine ya Busiga, nk'uko twabivuze mu gihugu cy'u Burundi, umunyeshuri wari ufite imyaka 23 wigaga mu ishami rya biochimie yabyaye mu gihe cy'ikizamini cya leta. Ibi byabaye ku mugoroba wo kuwa 8 Nyakanga 2025 aho yari acumbitse muri lycée Busiga ahari kubera ibyo bizamini. Uwo mukobwa yatangiye kubabara inda mu gihe abandi banyeshuri bari barimo kwitegura ikizamini gikomeye, maze ahita ajyanwa ku kigo nderabuzima kiri hafi aho yaje kubyara umwana w'umukobwa nk'uko bitangazwa n'abari kumukurikirana. Ababyeyi b'uyu mukobwa batangajwe no kumenya ko umukobwa wabo yari atwite kuko atigeze abimenyesha mu gihe cyose cy'amasomo. Abaharanira uburenganzira bw'abana bavuga ko ibi ari ikimenyetso cyerekana ko intege nke mu kurinda no gukurikirana ubuzima bw'abakobwa bari mu mashuri. Basaba ko nyuma yo kwita ku mwana n'umubyeyi hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane uwamuteye inda kandi amategeko akurikizwe. Ati kuko nyine kubona umwana nk'uyu nguyu, umwana ukiri mutonya, kubyara mu buryo butunguranye, ati ibyo ni ibintu bibabaje kandi biteye ipfunwe n'abandi banyeshuri bose. Ati nakurera umwana kandi nawe ukiri umwana. Ibyo rero ntibyagiye bibabaza bano bantu bose bagiye bumva iyi nkuru yatangarijwe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Murumva ko nyine n'ishyano, nyine abantu bose batunguwe. Nyine umwana ni mwiza pe, ariko nyine gutungurwa no kubyara ukiri umunyeshuri, urumva ko nyine ari agashya uyu mukobwa yakoze, ndetse kandi hagakorwa n'iperereza ku muntu waba wararyamanye n'uyu mukobwa maze akamutera inda. Byinshi rero tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru, tuzagenda tubigaruka mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Abantu benshi iyi nkuru igisohoka bagiye batanga ibitekerezo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari nk'uwagize ati gusa yabyaye umwana mwiza, ariko nyine ni ibintu bibabaje kubona uyu mwana w'umukobwa ukiri umunyeshuri abyara umwana nawe abyara umwana mugenzi we. Ati rero murumva ko ari amahano, ari amarorerwa yabereye hano muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Undi nawe yagize ati ubwo bakurikirane uriya musore wabigizemo uruhare kugira ngo atwite. Nyine ni ibitekerezo byinshi cyane abantu bakomeje kugenda batanga byerekeranye n'iyi nkuru yumvikanye ari mu gihugu cy'u Burundi. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru, nihagira byinshi tumenye nk'uko twabibabwiye tuzabigaruka mu makuru tugenda tubagezaho. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.